Ikaze nanone ku bakunzi b'ibiganiro bya Trésor Pierre Chanel. Mu gice kibanza cy'ikiganiro cyagarutse ku bwenge bw'ubukorano n'uburyo bushobora gushyirwa mu mashini bugasimbura ubwenge na roho bya muntu, twabonye akazi kakozwe na Ishiguro Hiroshi, umwenjenyeri w'umuyapani ufite intego zo kutazapfa, kuko umubiri we nupfa azaba yararangije gukora transfer y'ubuzima bwe na roho ye n'ubwenge bwe mu mashini yakoze basa neza. Uretse n'uwo, hari n'abandi bahanga b'abaherwe ngo bakataje mu bushakashatsi bundi bugamije gushoboza umuntu kutazapfa, immortality. Umuherwe witwa Paul Allen, umwe mu bashinze Microsoft, akaba yaranashinze ikigo cyihariye cyitwa Allen Institute for Brain Science, n'umwe muri abo bagabo ndi kuvuga. Iki kigo gifite intego yo gusobanukirwa neza amashanyarazi y'ubwonko, electricité cérébrale, bahereye ku mikorere y'akaremangingo kamwe kamwe muri tumwe twitwa neurone, navuze ko turenga miliyaridi 100 duhererekanya amakuru hagati yatwo, kuko kurema ubundi bwonko ngo bisaba byanga bikunda gushobora kurema urwo ruhererekane rwa installation y'ayo mashanyarazi y'ubwonko. Abahanga muri iki kigo cya Allen Institute for Brain Science batangiye ubushakashatsi bahereye kuri iki gice cy'ubwonko cyitwa cortex visuel, gifasha mu gusesengura ibijyanye n'amashusho y'ibyo tubonesha amaso byose. Aba bifashishije ubwonko bw'imbeba bashyize mu dusanduku bazereka filime, bagamije kureba uburyo ubwonko bwazo bwakira ayo mashusho n'uduce tw'ubwonko dukora bitewe n'ishusho runaka imbeba iri kureba, kuko buri shusho ikangura uturemangingo tw'ubwonko bitandukanye n'uburyo indi shusho idukangura. Bageze rero no ku rwego rwo kureba mu ishusho ya connection iri hagati y'uturemangingo tw'ubwonko, bakaba bamenya neza ishusho iyo mbeba yarebaga. Ibi bitanga icyizere cy'uko mu hazaza bizajya bishoboka cyane kureba igishushanyo cy'urusobe rw'amashanyarazi y'ubwonko, bakaba bagiheraho basoma mu bwonko bw'umuntu amakuru runaka cyangwa se amashusho yarebye mu gihe runaka. Kumva uburyo amakuru ubwonko bwakira ahinduka mu bimenyetso by'amashanyarazi y'ubwonko cyangwa se circuit, nibyo biraje ishinga abahanga mu bumenyi bw'ubwonko ku isi. Muri Boston, muri Leta Zunze za Amerika, muri kaminuza ya Harvard, umuhanga witwa Jeff Richtman niwe wakoze microscope electronique, cya cyuma gifasha kureba utuntu dutoya cyane, ikaba iya mbere ifite imbaraga zidasanzwe mu kureba neza utunyangingo tugize ubwonko bw'imbeba, agamije nawe gusobanukirwa uburyo ubwonko bw'ibinyabuzima bwakira amakuru abugezemo. Iyi microscope ishobora gufata agace k'ubwonko gapima milimetero imwe yonyine, maze iyo shusho ifashwe iyi microscope nanone ikaba ishobora kuyicamo uduce turenga 35,000 tw'andi mashusho matoya cyane kandi agaragara neza. Utwo duce nitwo tugerekeranwa kamwe ku kandi, nk'uko abatunganya amafilime bagerekeranya amashusho uruhuri paka abyaye filime. Ibi nibyo byashoboje abashakashatsi kuba bamenya imiterere y'ubwonko bufite umubyimba ungana n'akamanyu gatoya ka nyuma k'umusenyi. Ni nk'uko bavuga ngo ubwonko bw'urushishi. Amashusho afatwa n'iki kimashini cy'akataraboneka agaragaza uburyo twaturemangingo twa neurone tugiye dufatafatana mu bwonko bwacu, n'uburyo hagati ya neurone n'indi habamo akanya gatoya kaberamo ihererekanwa ry'amakuru anyuze mu tunyabutabire tuyambukana tukitwa neurotransmitter. Ibi bibera mu cyitwa synapse. Abahanga bavumbuye neza ko itandukaniro rikomeye hagati y'ubwonko n'imashini ya mudasobwa ari uko mu bwonko bw'umuntu nubwo habamo ihererekanwa ry'amakuru hagati y'amaneurone, ndetse ayo makuru akibika mu buryo budasanzwe mu bwonko bwacu, bitandukanye cyane no muri mudasobwa yo iba ifite ububiko buzwi bw'amakuru, mu gihe mu bwonko nta hantu hagenewe kubikwa amakuru ari mu miterere ya fichier, ndavuga afite uburemere bw'amabytes nk'uko tubimenyereye kuri mudasobwa. Mu bwonko bwa muntu amakuru yibika mu ruhererekane rw'amaneurone, ku buryo buri makuru aba afite uburyo bwihariye aba abitsemo mu gishushanyo cy'urwihuze rw'amaneurone afatanye ku buryo budasa n'ubundi. Mbega buri makuru aba afite ukwayo ahuza amaneurone. Urugero, niba waragiye ku ishuri ukiga ko 2 guteranyaho 2 bingana na 4, ayo makuru azaba afite agashushanyo k'urwihuze rw'amaneurone afatanye ku buryo bwihariye
agatandukana n'uburyo andi yihuje kugira ngo abike amakuru y'urwibutso rukomeye utibagirwa mu bwana, cyangwa se andi manehone yihuje kugira ngo ashushanye amakuru y'uburyo amaguru yacu anyungamo igare. Ibyo byose ni ubwoko bw'amakuru kandi bwibika mu buryo butandukanye mu bwonko bwacu. Iyo umuntu yibutse ikintu biba byoroshye kuzongera kukibuka byoroshye kurusha uko yakibutse bwa mbere, bitewe n'uburyo iyo wibutse amakuru abitse mu bwonko bwawe biba bisa no kuba wakije akamashini kayabitse, bigatuma imbaraga zihuje amanehone abitse ayo makuru ziyongera hagati ya nehone n'izindi. Ubundi amakuru atembera kubera twa tunyabutabire twa neurotransmitter, ari nayo mpamvu utwo tunyabutabire ari two dufatwa nk'ububiko bw'amakuru mu bwonko. Nyamara mu mategeko ngenderwaho agenga imitemberere y'amakuru n'uburyo nehone z'ubwonko bwacu zifatana ku buryo bwihariye bitewe n'amakuru zibitse byo ngo ntibiramenyekana. Aya mahame karemano cyangwa se ayo mategeko ngenderwaho atuma ubwonko bw'umuntu bubika amamiliyaridi y'amakuru kandi agakomeza kuyibuka, niyo abahanga bemeza ko ari izingiro ry'ubuhangange bw'imashini igize umuntu, ariyo ubwonko. Kuri benshi ngo aya mahame ntashobora gusobanuka, bizaba urufunguzo rw'ibanze rwo kurema ubundi bwonko bukozwe n'ibyuma ariko bukora nk'ubw'umuntu neza neza. Abahanga bihaye iyi ntego kuko bemera ko byanga bikunda hagomba kuba hariho ihame cyangwa se formule igenga uburyo amakuru akurwa mu byo twumva n'ibyo tubona, agahindurwamo ibimenyetso by'ifatafatana ry'udutsi duto duto two mu bwonko. Byanga bikunda ngo hagomba kuba hariho itegeko rigenga imikorere y'ubwonko bwose. Haramutse hamenyekanye uko iryo hame rikora, byanga bikunda abantu barisobanura bakaba bashobora kurema ubundi bwonko nabwo burigenderaho, cyangwa se bakaba bashobora kujya kureba uko amanehone abafatanye bakamenya neza amakuru yibitsemo ayo ariyo. Ibi abantu bashobora kuba batabitindaho, ariko ngo mu biro biri hagati ya 1 na 1 n'igice uburemere buhabwa ubwonko bwa muntu, ngo nta kuntu bitagutangaza ushoboye kubonamo uburyo amamiliyaridi y'urwihuze rw'amanehone ashoboza umuntu kuba uwo ari we no kwibuka uwo ari we kuva afite ubwenge bwibutsa kandi bukora neza. Benshi bemeza ko ari umusaruro wa evolution cyangwa se iterambere ry'imiterere y'umuntu kuva ku bakurambere be bari bafite ubwonko butoya kugeza kuri Homo sapiens wari kandi ugifite ubwonko bunini bufite n'ubushobozi bwinshi bunarushaho no kugenda bwiyongera, mu gihe abemera Imana bo bemeza ko ayo mayobera yose agaragaza ubuhangange bw'umuremyi wa byose. Ese aho iryo banga rigihishe mu mikorere y'ubwonko rinatuma abahanga bagishakisha uburyo bigana ubwonko bagamije kubwoherezamo ubwenge bw'undi muntu cyangwa roho y'undi muntu cyangwa se esprit y'umuntu ngo izakomeze kubaho na nyuma y'urupfu rwe, ndavuga nyuma y'urupfu rw'umubiri we karemano ruzageraho ruhishurwe. Abahanga benshi bashoboye gusesengura iby'amayobera y'ubwonko bavuga ko hagendewe ku muvuduko ubushakashatsi buriho bishobora kuzasaba imyaka miliyaridi 5 kugira ngo ubuhanga bwa muntu ube bushoboye kumenya neza no kwigana imiterere ya connectome, ndavuga kwa kuntu amayobera y'urwihuze rw'amanehone mu bwonko aba afite amakuru asobanura. Ni imyaka myinshi ku buryo wakwemeza utanabitekerejeho ko nta muntu n'umwe mu bariho nanone wazaba ukiriho, bivuze ko rwaba ari urugendo ruzakomezwa n'abandi. Mu iyobokamana ho twigishwa ko umuntu agizwe n'umubiri ufatika na roho ye, roho cyangwa se esprit. Iyo bavuze ko umuntu ari mubi kenshi babitazira umutima, bati ugira umutima mubi, ariko ubundi roho ye niyo ibihindanye. Roho ugenekereje wayita uburyo umuntu atekereza, intumbero ze, ibyiyumviro bye, niba akunda abantu cyangwa se yirata, niba ari umunyamahoro cyangwa se umunyamahane, agira umurava cyangwa se ari umunebwe, byose byiyongera ku byo yibuka byabayeho mu buzima bwe, kandi ibyo byose ngo bihishe mu bisa n'amakode nakomeje kwita urwihuze ruzimije rw'amanehone y'ubwonko bwacu, akaba ari byo birangira bigize roho ya muntu. Bityo rero roho ya muntu iba mu bwonko bwa muntu. Muri Amerika benshi mu basobanukiwe iby'ubushakashatsi buri gukorwa basigaye bakoresha imvugo igira iti nous sommes notre propre connectome, bivuze ngo turi umusaruro wa connectome yacu cyangwa se tubayeho bikurikije uko ubwonko bwacu butondetse. Umuhanga witwa Randall Cohen
yemeza neza ko ubwonko koko ari ubwoko bw'imashini agendeye ku buryo bukora, kandi yemera neza ko imashini yose ngo iba inashobora gusuzumwa neza hagamijwe gukora indi imeze nkayo neza. Ikibura gusa ngo ni igihe bizasaba kugira ngo umuntu ashobore kwigana ubwonko. We yemye anavuga ko za miliyaridi z'imyaka zitazagera, kuko ngo igikomeye gusa ari ugushobora kumenya ikarita y'ubwonko, no kuvuga gushobora kureba neza imiterere yabwo no gusobanura za kode zabwo zihishemo amakuru. Nyuma ngo icyo agamije gikomeye kikaba aricyo yise transfer du cerveau complet cyangwa se mind uploading, bivuze kohereza ubwenge bwa muntu n'imiterere ye bwite, bimwe twise roho, mu bundi bwonko bw'ubukorano cyangwa se mu bundi bwonko ubwo ari bwo bwose, niyo bwaba ari ubw'umuntu wapfuye. Benshi tuvuga ko nta muzindutsi wa kare watashye ku mutima wundi. Tuba tuvuga ko uko byamera kose nta wahengereza mu bitekerezo by'undi, ariko hagendewe ku bushakashatsi bukataje ubwonko bwa muntu ngo ntibukira ahantu ntavogerwa, umuntu ku giti cye yakomeza kwizera ko nta wamugerera mu bwonko. Pittsburgh muri Amerika n'ahandi hantu abashakashatsi ngo bayobowe n'uwitwa Marcel Just bemeza ko ubu ikoranabuhanga ryatangiye gushoboza abantu gusoma ibitekerezo by'undi muntu, yabishaka atabishaka. Ngo icyizere cy'uyu mugabo gishingiye ku kuba hari gukorwa amaporogaramu ya za mudasobwa ateye imbere mu gusesengura no kuvumbura imitekerereze n'imiterere y'ibitekerezo byacu mu bwonko, ku buryo ngo mu myaka 10 iri imbere bizaba bishoboka gusoma mu bwonko imiterere yose ya muntu, gusuzuma imiterere n'imitondekere y'ubwonko, bigatanga amakuru ku kuntu uri umunyamahoro cyangwa se umunyamahane, niba urakara vuba cyangwa se ufite ingeso runaka yakokamye. Ngo nibyo agamije kandi azabigeraho. Uyu mugabo witwa Randall Cohn yemera ko personality y'umuntu no kuvuga ubumuntu bwawe butuye mu bwonko. Uyu mugabo nanone afatanyije na Marcel Just uyoboye rya tsinda ry'abashakashatsi, ngo nubwo bafite icyizere ngo undi mushakashatsi w'umurusiya we ntahera ku gusesengura interuro abantu bavuga n'ibitekerezo byabo gusa, ahubwo kuri we ngo intego nyamukuru ni ubudapfa, kandi mu ntumbero ze ibi ngo ntibiri kuri. Uyu mugabo utaragera no ku myaka 40 y'ubukure, akaba ari umuherwe w'umurusiya witwa Dmitry Itskov, yahisemo gushora imari ye yose mu mushinga yise Initiative 2045. Uwo mushinga ugamije kurema icyo yise avatar ye bwite izarangira mu myaka 30 iri imbere, akayoherezamo ubwenge bwe na roho ye. Avatar ni ubwoko bw'amarobo akorwa higanwe neza imiterere ya muntu imbere n'inyuma, bitandukanye n'andi marobo twise robo humanoide. Kuri we ngo muri 2045 umubiri we nta kamaro uzaba ugifite, kuko azaba afite undi uteye uko we ashaka neza, kandi uwo nawo gashobora kuwuvamo akajya mu wundi igihe ashakiye. Ni umushinga w'ubudapfa, kuko n'ubundi benshi twizera ko iyo umubiri upfuye roho isigara, ariko ntituzi yijya. Kuri iyi nshuro birasa naho umuntu ashobora kuzaba yariteganyirije aho roho ye izajya namara gupfa. Uyu mugabo yagize ati muri aho hazaza hacu abantu bazahora ari abajene kandi ari beza. Ati nta ndwara, kuko bazaba bafite ubushobozi bwo kwihitiramo imibiri mishya kandi myinshi itari uyu mubiri buri wese aba afite, azi ko nta wundi ashobora kuzaturamo. Mbega turi nk'imfungwa mu mibiri yacu. Ngo kuko isiganwa rigana ku budapfa ryatangiye binyuze mu gushaka uburyo esprit cyangwa se ubumuntu bwa muntu bwa downloadingwa, ndavuga bugakurwa mu muntu nyirizina bukaba bwashyirwa mu wundi mubiri, indi mashini iteye nk'umuntu uzamusimbura we napfa, igasigara izi ibyo yarazi byose, yitwara uko yitwaraga, mbese itandukaniro ari rimwe, ko ari imashini gusa. Ibi ariko birasa naho nta kibazo bizaba biteye, kuko benshi twamaze kumenyera insimburangingo, kandi n'uwo mubiri nawo icy'ingenzi uzaba umaze ni ukwakira roho yari iri mu mubiri wapfuye kugira ngo ikomeze ibeho. Birasa n'amayobera, ariko nifuje kubibasangiza muri iki kiganiro kugira ngo murore neza uburyo amateka ya muntu kuva yabaho yaranzwe n'ubushake bwo gusobanukirwa no gushaka amayeri yose ashoboka yo gukuraho ibisa n'imipaka
izitira ubuzima bwe nk'urupfu n'ibindi. Ese izo nzozi z'ibihangange twabonye zazaba impamo cyangwa ni inzozi gusa? Nitwa Trésor Pierre Chanel.